waremye ijuru n'isi, turagushima gukomeza mwami kutwigisha kugira ngo dusobanukirwe n'iby'umuhamagaro wawe, ntitugende nk'imburabwenge ariko tugende nk'abafite ubwenge bwo mu ijuru, bafite yishurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, muri iki cyumweru cy'amasengesho buri wese mwami muhe kudakomeza kuba uko ari, ariko abashe mwami kwinjira muri yindi yerekwa by'umuhamagaro, mwese akamenya impamvu yahamagawe, kugira ngo mwami igazarenguka imbere yawe ntazagahwe, mu izina rya Yesu, amen. Dukomeze rero turebe kuri iyi ntwari iruta izindi icyo birivuga. Bayobora ibice bibiri, tugeze ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 11. Kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Amen. Iyi ntwari iruta izindi mumvise ko kugira ngo ihabwe izina riri hejuru y'andi mazina yose, mumvise ko byagenze gute? Ngo yaremye byose yashimye kumubabaza. Yamunyuje mu mibabaro. Uwavugwa hano ni Yesu Kristo, na nibyo bakomeza kutubwira hariya muri icyo gice nyine ku murongo wa igice cya 5 noneho abayobora nyine ku murongo w'8 tugeze ku murongo wa 10. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganwa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwisa umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Amen. Amen. Murumva? Ngo nubwo ari umwana ngo yumviye. Amen. Yarize kumvira. Nubwo ari umwana yarumviye. Bien qu'il fût l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nuvuga ngo yarumviye nubwo ari umwana, yemera kunyura mu mibabaro uko byari ngombwa kugira ngo abashe kwitwa intwari iruta izindi. None ni gute twebwe? Petero avuga ngo tumeitwa kuzifata nyayo zake, twahamagariwe kugira ikirenge mucye, ariko ibyo turabihunga tukihimbira ubundi butumwa buvuga ngo byose byararangiye, twidegembye dukora ibyo dushakiye kuko byose byarangiye. Ubwo ni ubutumwa butuzuye. Yego Yesu byose yarabirangije, ariko ntabwo bitubuza umuhamagaro wacu, amen, kunyura mu bigeragezo bitandukanye kugira ngo biducuremo ubutwari. Imana ishimwe. Niko Petero atubwira, Petero wa mbere ibice 2:21. Kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababarijwe akabasigira icyitegererezo, kugira ngo mugere ikirenge mucye. Amen. Ngo wadusiga icyitegererezo tugere ikirenge mucye, kuvuga iki? Iyo umuntu avuze ngo gera ikirenge mu cyanyu, kuvuga iki? Ni ukwigana uko yagenze ariko tugenda. None se Petero yabivuze kubera iki? Yabivuze avuga ku byerekeye imibabaro ya Kristo, ngo adusigiye icyitegererezo. Ntukibaze yuko gukurikira Yesu ni inzira iharuwe neza, ntabwo ari highway. Ni inzira irimo intambara kandi tuza kuzirwana. Ni inzira irimo amahwa, amabuye, ibiti, amen, n'ibikangana byinshi cyane.
Bibiliya iravuga ngo ntago twahawe kumwizera gusa, twahawe no kubabarizwa kubwe. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29. Ubu butumwa ntabwo abakristo babushaka, kuko ni uruhande adashaka ko abantu bamenya. kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. Ntabwo biri clear ngo ntabwo twahawe kumwizera gusa, twahawe no kubabazwa kubwe. Nushaka guharanira ubutwari bwo muri Kristo, kugera ikirenge mu cya Yesu, amen, kamere ubwayo iza kurwanya. Tutavuze Satani n'isi, kamere ubwayo iza kurwanya, kuko kamere ntago yifuza kumvira Imana. Abakristo rero bazafata uruhande rumwe gusa rwo kumwizera, ngo n'ingaruka nziza byabazane by'imigisha, ariko bazanga kwakira uruhande rwo kugira ikirenge mu cye no kubabazwa kubwe. Ntago bafite ubutumwa bwuzuye. Abantu benshi bafite ubutumwa bucagase, ari bita full gospel, plein evangile niyo twahamagariwe. Intwari rero iba yanyuze mu bikomeye, kandi nta muntu aba intwari twabivuze ejo kubw'ibintu bye yikoreye ku nyungu ze, ariko ni imirimo yose ikorwa ku nyungu ya benshi. Ibyaranze rero ubutwari bwa Yesu Kristo, icya mbere ni self sacrifice. Yaritanze, amen, yitanze kubwe, yitanze kubw'abana b'abantu, kuri bene Adamu, kugira ngo bacungurwe. Yariyanze ubwe ku bwacu, none batubwiye ngo tugere ikirenge mu cye, natwe tukwiye kugira wa mutima wari muri we. Niko Pawulo yatubwiye mu Bafilipi ibice 2:5, kugira umutima wari muri Kristo. Yafite uwo mutima, ntago yirebye ubwe ngo nubwo yarasanga amakamero k'Imana, ariko yaturebye twebwe mu ngorane zacu, hanyuma ariyanga ku bwacu, aritanga. Self sacrifice. Nawe ukwiye kurangwa n'umutima wo kwitangira abandi ku bwa Kristo. Ntuzajye ushaka gusa ibikunezeza, ariko uzajye ushaka n'ibinezeza abandi, ariko byose ukabikorera Kristo. Imana ishimwe. Ikindi cyamuranze ni ultimate love, urukundo rurenze. Urukundo rurenze nibwo rwatumye abasha kwitangira abandi. Niba nta rukundo rukora muri twe, ntabwo tuzigira twitangira abandi, tuzaba selfish, tuzabireba. Umuntu wese witangira abandi nta nyungu zindi agamije, aba asunitswe n'urukundo rukomeye. Uyu munsi rero turi muri ba buhanuzi ngo mu gihe cy'iherezo urukundo rwa benshi ruzakonja, niyo mpamvu ngo ubugome buzagwira. Uyu munsi abantu benshi barikunda, mu isi ho birakabije, ariko no mu nzu y'Imana birahari. Umuntu wese bivuga ngo rero tukwiye kureba neza ko tutari tuyoborwa n'umwuka w'isi, kandi twitwa abakristo. Amen. Kwitangira abandi ntabwo ari byinshi. Kubera iki? Kuko nta rukundo rukomeye rusunika abantu. Mu mvisi ya mbere cyaranze Yesu nk'intwari ruta izindi, self sacrifice, kwitangira abandi. Icya kabiri yabishojwe n'iki? Ultimate love, urukundo ruri hejuru, ruhebuje, niyo rwamushoboje. Niyo mpamvu yabaye Savior and Redeemer, yabaye umucunguzi wacu n'umukiza wacu. Amen. Ubuzima bwe rero, kuko yanyuzaho se yashatse ko anyura muri ya mibabaro, niyo mpamvu yabwiraga abigisha ngo umwana w'umuntu ntago yaje gukorerwa nubwo ari umwami, ngo ahubwo yaje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwe buba incungu ya benshi.
yabyerekanije iki? Mu kubicarika akaboza ibirenge. Yarakenyeye afata base y'amazi, buri umwe wese mu ntumwa ze, icyo gihe barakira abigishwa aboza ibirenge, abigishwa be aboza ibirenge. Mu muco wa hariya umugaragu niwe yoza shebuja ibirenge, ariko Yesu yarakenyeye yoza ibirenge abigishwa be. Nibo barakwiye kumuza ibirenge, ariko yabogije ibirenge. Petero ashaka kwanga, aravuga ngo nutabikunda nta part ufite muri ministry. Aravuga ngo mu ibyanjye nta mwanya uza wifite. Ati ko ibyo nkoze muzabimenya, kandi mumenya muzaba muhiriwe nimwabishyira mu bikorwa. Uyu munsi rero wa mutima wari muri Kristo urabuze mu itorero ry'Imana. Urabuze. Ni ukuvuga aho yanyuze, amen, yahanyuze adashaka icyubahiro cye, adashaka inyungu ze, ashaka icyubahiro cya se, ashaka inyungu ya benshi aribo twebwe. Niyo mpamvu yababajwe biriya byose, ngo adusigire twebwe icyitegererezo. Uyu munsi n'amakimbirane, n'amacenga, no kwikunda, no kubeshya, no kubeshyera, ibyo byose byaraga kiza byabaye gatogo. Niyo mpamvu abisi baracanganyikirwa iyo bumvise iby'abakristo cyangwa iby'abarokore, kuko ishusho abo bitwa abakristo batanga ni ishusho iteye agahinda, ni ishusho ihisha Kristo ukuri. Kubera rero iyo nzira yanyuzemo, amaherezo yaje kwitwa overcomer, yaje kwitwa unesha. Amen. Asumba bose, yaje kwitwa unesha, unesha. Amen. Ubutumwa bwiza bumwerekana arangije agasoza urugendo. Ntigeze yishakira inzira ya bugufi, aho umwuka yamushoreraga, yamuyoberaga, niho hanyuraga, kabone n'ubwo byaba bikomeye. Ndetse Bibiliya tubwira ngo no ku musaraba hariya, ngo ni umwuka wera wamufasha mujyanayo, ngo celui qui par l'esprit éternel s'est offert à la croix. Nuvuga ngo yajyanywe ku musaraba n'umwuka wera, ibyo dusoma mu Baheburayo. Kuko yariyemeje ko umwuka wera hamunyuza niwe azanyura. Abaheburayo ibice 9 ku murongo wa 13, 14. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka y'iriza iyo biminjiriwe ku bahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira intenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho gumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Amen. Mwabyumvise? Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Bivuga ngo umwuka wera niwe wayoboye Kristo ku musaraba. Ni ukuvuga ngo rero intwari z'Imana aho ziva zikagera, ni umwuka wera uziyobora akazicisha aho ashaka. Ntabwo ari zo zihitamo ngo hariya haragoye nuhanyuze uncira inzira ahandi. Umwuka wera niwe akunyuza aho ashaka. Niyo mpamvu batubwira ngo uyobowe n'umwuka w'Imana niwe mwana w'Imana. Kenshi turabivuga ntitumenye implication yabyo. Nuvuga ngo rero nta ntwari y'Imana nimwe ijya yiyobora ikinyuzaho ishaka aha yoroheye, ahubwo iyoborwa n'umwuka wera. Umwuka niwe ayinyuza aho ashaka. Murumva rero nicyo bisobona kugera ikirenge mu cya Yesu, mu cya Kristo. Twebwe turashaka imigisha, turashaka iki, tugafata n'ubutumwa tukabucurika, hanyuma ibyo tudashaka ntitubyakire. Bibiliya iravuga neza yuko ntabwo twahawe kumwizera gusa, twahawe no kubabazwa kubwe. Bibiliya tubwira ngo
yarababajwe Kristo ngo adusigire icyitegererezo. Murabyumva? Ariko se icyo icyitegererezo nicyo tukurikira. Umwe wese yikurikira ibyo yishakiye. N'amagambo y'Imana benshi barwaye indwara yo kujonjora. Hari ayo bashaka, ayo badashaka. Ubu rero kubyerekeye kuba intwari y'Imana, umwe wese ni wakwiye guhitamo nimba yemeye ko Umwuka Wera amunyuza aho ashaka. Hariho ingaruka no kutabyemera, hari ingaruka. Uyu munsi rero murabona urugero, umuntu yitwa Dema. Uwo Dema yageze ahantu nawe yaragurutse mu muhamagaro, buriya nawe yahamagawe ajyana na Pawulo mu nzira y'ubwami. Hanyuma agiye ahura n'ingorane, byageze aho arabakwepa. Bageze Tesalonike arabakwepa, yigira muri ambiance, yigira mu minezero. Pawulo mu nyuma ku iherezo y'ubuzima bwe ari hafi gutambwa nk'igitambo, ari hafi kwicwa n'umwami Nero mu mwaka wa 68 nyuma ya Kristo. Yaranditse avuga, akora bilan y'umuhamagaro we. Aravuga ngo Dema yaransigirije, yarantaye. Ngo avuga n'impamvu kubwo gukunda isi ya none. Niwumva yuko inzira Umwuka yarabanyuzagamo we byagezaho abona ko adakwiye kuyihanganira. Ariko ntibyabujije ko nawe mu buzima bw'amaherezo apfa. Abarangije urugendo neza ba Timoteyo barasinziriye. Ntabwo Imana ntibabujije ko Dema apfa nawe. Yaba Dema yaba Timoteyo bose bategereje umuzuko. Bamwe batije umuzuko wa mbere w'abakiranutsi, uko Yesu yabaye umuganura. Hanyuma abandi nabo abo ba Dema n'abameze nkawe bacikije hagati y'umurimo w'Imana, bategereje kuzukira gukorwa n'isoni. Nivuga ngo ubyemera utabyemera, amaherezo ijambo ry'Imana ntizabura kugusohorezaho, ku neza cyangwa ku nabi. Murabyumva? Amen. Ubu butumwa ntabwo abantu b'iki gihe babushaka, reka da, kubera ko Satani yarabahambiriye mu binyoma. Rero intwari yacu iruta izindi, yaba izo mu bantu cyangwa izo mu mafilime. Amen. Mu mafilime ya fiction nyine bitari by'ukuri, yaba intwari zo muri real life, ubuzima turimo, yaba intwari zo mu mafilime tureba. Amen. Yesu ari hejuru izo ntwari zose, kandi niwe duhamagariwe kugira icyitegererezo. C'est notre modèle parfait. Amen. Kuko na Paulo aravuga, Paulo ntiyabaye intwari, sibyo? Dore uko Paulo avuga Akorinto, dore uko Paulo avuga Akorinto 1:11, mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Amen. Nimba Paulo ari intwari yacu y'itorero, amen, ariko hano aha icyubahiro intwari iruta izindi, ariyo nawe yigiyeho na niyo yamugejeje ku butwari. Mashimeje ku mwami Yesu Kristo. Ngo mwigire kuri ye nko nanjye nigiye kuri Kristo. Kristo niwe ntwari, n'intwari zindi zigiyeho zikwiye no kwigiraho. Super hero. Imana ishimwe. Hari icyiciro dushaka kurebamo mbere ko dusoza. Turajya mu mwano zitwa Zefaniya. Ngo abantu bikundira amagambo meza. Ibice bitatu. Zefaniya, Sofoni. Ibice bitatu, Sofoni. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amen. Amen, 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 amen. Imana yacu yisintwa intwari.
twebwe twavuze ni super hero. Ubwayo yisi intwari. Amen. Ikintu cyiza hano ni iki, ngo izatunezererwa, izanezerwa ubwoko bwayo. Ni bandabo, ni intwari zayo. Ibi byanditswe na Zefaniya mu gihe ubwoko bw'Imana bwari kure y'Imana, ariko Imana ivuga amagambo yo kubankuraja. Ahubwo cyubahiro dutangirire ku murongo wa 15 14 ni uza kumva ibyo Imana ivuga. Iririmbire wa mukobwa w'Isiyoni, aya n'amasezerano mu gihe cy'iherezo. Iririmbire wa mukobwa w'Isiyoni we, rangurura Isirayeli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose, wa mukobwa w'i Yerusalemu we. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze. Umwami wa Isirayeli ari we Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutentebuka. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza. Izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amen. 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 Aya magambo ntabwo arasohora. Azasohora igihe Imana izakura ibyaha mu Bayakobo. Ni ryari? Pawulo arabivuga mu Baroma ngo umubare w'abanyamahanga nugerwaho uzwi n'Imana kugira ngo binjire mu bwami binjire mu gakiza, binjire mu itorero, ngo maze Isirayeli yose izakizwa. Uko anizwe ngo umucunguzi azaza ku Isiyoni, azakura kutubaha Imana mu Bayakobo. Kadusome hari Abaroma 11 umurongo wa 25 tugeze kuri 27. Aha niho ubuhanuzi bwa Zefaniya buzasohora. Bene data kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiye imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano basezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha. Amen. Icyo gihe rero nabakuraho ibyaha yavuze ko azabanezererwa, kuko azaba hagati yabo nk'intwari buzura ibyishimo. Ariko ibyo rero uyu munsi kuri twe tubivomamo ibyiringiro yuko nitugende mu mwuka w'ubutwari, duhesha Yesu icyubahiro mu mvugo, mu bitekerezo, mu bikorwa, mu mirimo ituranga, haleluya, igasunikwa no kwizera no kubaha Imana. Iri jambo dushobora natwe kurifata ku Uwiteka azaba ari hagati yacu, nuvuga Yesu Kristo atwishimira kandi abe hagati yacu, agendera hagati yacu nk'intwari, kuko azaba azi ko ni intwari y'intwari zose, aragendera hagati y'intwari ze. Haleluya, haleluya. Super hero in the midst of heroes. Intwari iruta izindi izagendera hagati y'intwari. Imana ihabwe icyubahiro. Urabyumva? Hari irindi banga nshaka kubabwira, benshi birabagora kubyumva. Mu Gifaransa barabaza ngo vous y êtes, nous y sommes. Zaburi ya 28 tusome ku murongo wa mbere, ni Zaburi ya Asafu. Twumve hano Zaburi ya 82 umurongo wa mbere. Zaburi ya 82 umurongo wa mbere. Twumve iyi Zaburi ya Asafu icyo Umwuka Wera atubwira. Imana ihagarara mu iteraniro ryayo, icira abigira Imana urubanza iti. Abana ko
uwo munyarwanda baro baramubwira nawe agashyira mu kinyarwanda, yaratinye kubivuga hanyuma arabihindura. Mubiriza, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Biratandukanye. Ubwo baramubwiye hanyuma aratinya kubivuga, hanyuma bahita yongezaho ngo abigira Imana. Dore no mu Cyongereza baravuga ngo he judged among the gods. Ni ukuvuga ngo Umwuka Wera muri Azafu, amen, kuko Azafu yari umuririmbyi, umukuru w'abaririmbyi, kandi yari n'umuhanuzi, kuko Umwuka Wera yamunyuze mu buhanuzi bwinshi bujyanye na Mesiya. Hano Azafu Umwuka Wera aravuga ngo igihe Yesu azaba ahagaze mu iteraniro, ubwo nabera mu iteraniro ry'abera, sibyo? Ngo izaba ari Imana ihagaze mu iteraniro ry'Imana hagati y'Imana. Wabise? Yesu yavuze iki? Ngo si ijambo ry'Imana ko ryaje abo ryabwiye rikabita Imana n'inyuguti ntoya. Ni gute muvuga yewe, amen, ko nigeranije ni Imana? Kandi ubwayo mwebwe iyo mwakira ijambo ry'Imana uko yarivuze, ubwayo yavuze ngo muri Imana. Kubera yuko muri abana b'Imana, ni ukuvuga ngo mufite ubumana muri mwe. Ntabwo turi Imana rurema, ariko iyo tumaze kukizwa, amen, Imana itwita abana bayo. Kandi umwana w'ihene ni ihene, ntabwo ari inkoko. N'umwana w'Imana ni Imana inyuguti ntoya. Imana rurema ni Imana inyuguti nini, hanyuma abana b'Imana ni Imana inyuguti ntoya. Ngo igihe rero tuzaba turi mu ijuru, umwami Yesu ari hagati yacu, azaba ari hagati y'iteraniro ryande ry'Imana nde? Data. Ntabwo mubyumva? Umviriza, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Yesu ng'Imana ahagaze mu iteraniro rya Se, kuko yaravuze ngo dore jyewe n'abana wampaye. Twebwe mbere yuko tuba aba Yesu twari abandi. Oya. Kandi yaravuze ngo bari abawe none warabampaye. Satani nawe yaduhamuye. Yego, mu buryo bw'ibyaha twari abasatani, ariko mu buryo bw'umuhamagaro w'Imana izi byose bitaraba twarabe. Nubwo twari tutaravuka, yatubwiye ngo yatumenye kera, twarabe. Hanyuma noneho abe abahaye Yesu, siko yavuga muri Yohana 17. None igihe tuba turi mu ijuru rero, sibyo, Yesu azavuga ngo dore abana wampaye, kuko ngo azabita bene se, ngo azaba ari hagati ya bene se benshi, we nk'umwana w'imfura. Ni ukuvuga ngo rero hano rero igihe tuba turi mu ijuru, hari iteraniro ry'abera bitwa abacunguwe. Iri jambo niryo rivuga Yesu azaba ari hagati yatwe abacunguwe, hanyuma Yesu ng'Imana, wabyumvise, azaba ari mu iteraniro ry'Imana, uwari muhaye ninde? Ni Data. Yesu ng'Imana azaba ari hagati y'iteraniro ry'Imana, hanyuma abo iryo teraniro rigizwe n'abo bitwa Imana. Mwumve neza hano ushaka kugarukira, amen. Rya teraniro ryo mu ijuru ry'abera ni iryande? Ni rya Data, Imana Data. None Yesu igihe azaba ahagaze muri iryo teraniro ry'Imana Data, sibo bacunguwe, azagariramo nk'Imana. Hanyuma abo bagize iryo teraniro ko ari abana b'Imana, icyo gihe bazitwa bande? Imana ni inyuguti ntoya. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo.
icyo gihe ntabwo tuzitwa abana b'abantu, tuzitwa muri identite yacu ukuri Imana ni inyuguti ntoya. Nicyo bivuga hano. Iyo umaze kumenya yishyurwa rero utangira kumenya ko kuba intwari, amen, it's a must. Utegerezwa kuba intwari, amen, kubera yuko intwari nyayo iruta izindi niyo ituye muri wowe. Ubutware bwayo bukwiye guseruka. Imana yabwe icyubahiro. Ibi se ndaza bikubwira ibi simbizi. Abantu bikundira gusa turara turasimba mu ijuru, ariko ntibamenye their true identity. Calling, umuhamagaro w'Imana muri twe, muri Kristo urahambaye. Amen. Abanyedini aya magambo ajya basitaza ntabwo bayemera. Reka dusome hano Yesu ubwe abihamirize. Yohana ibice 10 umurongo wa 33 tugeze ku murongo 31 tugeze ku murongo wa 35 wa 36. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri Data, noneho ni uwuhe murimo muri yo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko uri umuntu ukigira Imana. Mwabise kuko uri umuntu ukigira Imana. Komeza. Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? Nuko ubwo yabise Imana, ab'ijambo ry'Imana ryajeho, kandi ibyanditswe bitabasha gukuka. Ntibikuka. Nimba yabise Imana mwebwe ntibikuka. Mu vyuma mutabyumva yabivuze ntabwo ivuguruza. Komeza. Mubwirira iki uwo Data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranije? Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Amen. Voilà, mwabyumvise se? Nicyo bivuga. Imana rurema ndetse na Yesu ni Imana nyuguti nini. Hanyuma twebwe abana b'Imana twacunguwe n'amaraso ya Yesu. Turi Imana nyuguti ntoya kuko dufite identite ya Data. Ko yaratubyaje ijambo n'umwuka. Niyo mpamvu rero ni ngombwa intwari ruti izindi ari we Yesu Kristo. Duhamagariwe kugira ikirenge muke, bivugwa ngo duhamagariwe gusa nawe. Icyo bivuga. Duhamagariwe gusa nawe. Na niryo atubwira hano mu kurangiza. Dusome. Ndazi ko iri jambo nago ryinjira muri benshi, kuko benshi nibumva yiporte yabyo. Dusome mu bice Abikorinto 2 ibice 3, hanyuma turangize 17-18. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza, nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Aha. Duhamagariwe gusa nawe. Duhamagariwe gusa nawe. We asa gute? Asa n'intwari iruta izindi. Duhamagariwe gusa nawe rero. Duhamagariwe natwe kuba intwari. Na niryo tubona mu Baroma, nidushaka tucumbikira mu Baroma umurongo w'8. Yesu niwe ntwari, igitegererezo cyacu muri urugendo turimo. Baroma 8:29.
kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Amen. Amen. Toujours gushushanywa ishusho yayo. Iyo niyo ntego y'Imana. Nta kindi Imana gushakaho. Yaraguhamagaye kugira ngo utangire urugendo uyoborwa n'umwuka wayo, kugira ngo ku munsi ugende ushushanywa n'ishusho ya Kristo. Bivuga ngo ugende ugira ikirenge mu cya Yesu nk'intwari iruta izindi. Mu ijambo rimwe, ugendere mu butwari bwe, kandi nawe ubuzima bwawe burangwe n'ubutwari. Niko bimeze. Amen. Ndiyo bita être semblable à lui, kugira ngo duse nawe. Ariko rero turangize n'iki kibazo. Niko bimeze se? Niko bimeze? Yeah. Nta butwari buri muri benshi. Mwese ari mu buzima bwe nyine bwa kamere ye n'iby'umuyoboramo, ariko ntabwo ari benshi bazi intego nyamukuru yo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu. Mwibuke ibintu byamugize intwari. Murabyuka? Ducumbikire kuri ibyo. Ni bingahe? Icya mbere ni iki? Kwitangira abandi. Icya kabiri, urukundo ruhebuje. Icya gatatu, guca bugufi, kwicisha bugufi. Ikindi nacyo, kuyoborwa n'Umwuka Wera akamujyana we ashaka. Hanyuma ibyo byose bikamugeza hehe? Kwitwa overcomer. Uwanesha. Kuko yanesheje byose, hanyuma ahabwa intebe. Yitwa umwami w'abami, umutware w'abatware. Ni ukuvuga ngo aba intwari irusha izindi. Mu mvugo ya none ya gisirikare yahindutse commander in chief wa byose. Twebwe aduhamagara kwitwa God's generals, ariko we ni commander in chief. Niwe mugaba w'ingabo zose. Na Mikayeli nubwo ari umugabo wo mu ijuru, nawe ari munsi y'ubutware bwe. Uko baratubwira mu Bibiliya ngo yahawe gutwara abamarayika bose, na Mikayeli arimo. None muvandimwe uri hano, uyu Yesu ujye uvuga ngo waramumenye, ngo uramukorera, uramusenga. Uyu rero yitwa intwari iruta izindi, kandi ngo wahamagariwe kugira ikirenge mu cye. Ntabwo ukwiye kwemera kuba mu buzima butagaragaza ubutwari bw'Imana. Birasaba kunyura muri ziriya nzira. Intambwe ya mbere mwayumvise. Amen. Ni self sacrifice. Ukwiye kugira ubuzima bwo kwitanga. Ntiwirebeho, ukareba abandi wabasha gukorera kubw'urukundo rw'Imana. Ubuzima bwawe nubeho ushaka ibyawe, ariko ushaka ineza ya benshi. Ubuzima bwawe nawe ukwiye kubushira au service y'ubwami bw'Imana, kugira ngo benshi umere nk'igiti abashonje bose bashobora kuza bagafataho imbuto, igiti cy'ubwami. Amen. Apana kuba muri ba Kristo bazi ko Kristo ngo mwami mpimigisha. Imana igahinduka une machine yitwa distributeur de bénédiction. Kuye kuba uzi neza icyo Imana igutezeho muri Kristo Yesu. Amen. Kandi uzarebere ku bandi ngo bari abaguwe neza bafite imigisha. Umwe wese afite igipimo Imana mupimiraho. Wewe ufite umumagaro wawe, mfite uwanjye, uri afite uwe. Mwibuke amagambo ya Martin Luther King. Amen. If you can't fly, run. If you can't fly, then run.
nimba udashobora kuguruka iruka. If you can't run, then walk. Nimba udashobora kwiruka genda. If you can't walk, then crawl. Ukamba. Go in all means keep moving. Amen. By all means keep moving. By all means keep moving. Kuko ugenda. Rero turashoje ariko n'ibintu bibabaje mu gihe tuzaguma mu buzima buraho gusa minable. Tukaguma twumva amagambo y'Imana. Rien ne change. Tagihinduka. Sumubaro? Nta ngamba zifatwa. Tuguma tuze mwitorero. Wari ubuzima bw'abantu ugasanga nta nakimwe gihinduka. Kandi mumenye ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga ubwaryo. Niko Paulo yandikiye Abatesalonike ngo ijambo ry'Imana mwajakire nk'ijambo ry'Imana koko ngo rikorera muri mwe kandi rikera imbuto. Kuko ise twebwe ritera imbuto. Si kibazo. Turi barutarese. Si kibazo komeye cyane. Nugwa agaciro amagambo y'Imana ukayafatira ingamba yo kuyashira mu bikorwa mu buzima bwawe. Hanyuma urebe ko Imana idakomeye ku ijambo ryayo. Imana yabwa icyubahiro. Kadusenge. Data turagushima uyu munsi gira kabiri waduhaye. Mwami udufashe kugira ngo dufate ingamba zo guhinduka uko tugenda twumva ijambo ryawe. Nituba abantu baryumva rikanyura mu gutwi rigasoka mu kundi, ariko tuba abantu baryumva kandi rigakora muri twe. Kandi uduhe kutigana abandi mu bibi, duhe kutareba ku bandi tugendere mu bigare, kuko umuntu wese umuzi mu buryo bw'umwihariko, ariko umuntu wese yipime mu ijambo ryawe ahubwo ngo arebe abandi ko bamere, kuko umuntu wese azikorewe mutwaro ni kuvuga. Reka mwama aya magambo tukomeza kumva agira icyo akora mu buzima bwacu, kugira ngo tuba abantu bafata ingamba zo guhinduka. Twumvise ko duhamagara kuba intwari. Reka mwe buri muntu wese koko ahaguruke mu butwari bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.